Turabasuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Tugiye gukurikirana icyigisho cyacu cyo kuwa kane, icyigisho kitubwira ngo kuva mu kuba abigishwa bakaba abanzi bamaramaje. Reka nongere nsubiremo iki cyigisho kugira ngo ucyumve neza. Kuva mu kuba abigishwa bakaba abanzi bamaramaje. Nanone turi kumwe na mwene data nitwa Charles Nkundibiza, ndabasuhuje mugira amahoro y'Imana. Nanjye nitwa Kugize Jean Pierre, ndabashuhuje mbifurije kugubwa neza. Reka rero mbere yuko tujya mbere mu cyigisho tubanze twicishe bugufi dusenge. Urakoze data wera, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, urukundo utugirira, ukaba ushimye ko twongera kwiga iri jambo ryawe kugira ngo rireme ubugingo bwacu, hamwe n'abari butwumve n'abari bukurikirane iki cyigisho, uduhanane umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Nzabamwita Pierre ubagezaho ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato by'abakuze. Tugikaba tugeze rero ku cyigisho cya kane, reka tujye mbere tugikurikire. Ikibazo kuri A: mbese ni iki rusange twavuga ku byerekeranye n'abantu batera umugongo Kristo? Reka kwigize aturebere urwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 19. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 19 haragira hati: abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo abacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Hariho n'ikindi kibazo: ni iyihe myifatire ibabaje yagizwe n'abigishwa batigeze basiga Kristo? Reka tubanze twumve mu mwuka w'ubuhanuzi wifuzwa ibihe byose uko batubwira, hanyuma tuze kugira icyo tuvuga kuri iki cyigisho. Ubwo aba bigishwa batigeze basiga Kristo bavaga aho Kristo ari, batangiye kugengwa n'umwuka wundi. Batangiye kubona nta cyiza gituruka kuri wa wundi wabashimishaga ibihe byose. Batangiye kugendana n'abanzi be, kuko bahamanyaga n'umwuka ndetse n'ibikorwa byabo, basobanuraga amagambo ye uko atari. Bakagoreka ibyo yavuze kandi bakarwanya imigambi ye. Bakomeje muri iyo nzira yabo bashakashakisha ibintu byose bamurega, kandi urwango rwakujijwe n'ayo magambo mabi bamuvugagaho, maze bituma ubuzima bwe bujya mu kaga. Kuva mu kuba abigishwa bakaba abanzi bamaramaje. Murabyumva gute? Urumva ijambo ribabaje. Abantu bahoze ari abigishwa, Yego. barangije babivamo bahinduka abanzi ba Kristo. Aha uko twabisomye, hari abigishwa batigeze bava kuri Kristo, ariko mu buryo muri fizike bagumanye nawe, ariko mu bundi buryo batakiri kumwe nawe, batakinezezwa nawe, ibyo abigishaga bitakibafashije. Ikimenyetso ngo baragiye bashaka babandi bamwangaga, bifatanya nabo. Bakora iki rero? Bafata ibyo yigishaga barabigoreka, bagenda bakwirakwiza inyigisho za Yesu, ariko bazigoretse kugira ngo bamwangishe abantu. Ngo ibyo bintu byatumye ubuzima bwa Kristo bujya mu kaga. Donc bamwangishije abantu benshi, abaho nk'aho ari ikibazo kandi yaraje ari igisubizo. Pastor sinzi icyo yabivugaho. Yego. Hano Yesu, igihe amagambo ya Yesu yirukanaga aba bantu, Yesu yaremye itsinda rinini ry'abanzi, uhereye no kubigishwa bamugendaga iruhande. Nkurikije ko aya magambo nge iki cyigisho ngisoma numvaga kuva mu kuba abigishwa bakaba abanzi bamaramaje. Wakumva ko ahari ari abantu
ari babandi basubiye inyuma, ariko abigishwa be bitabareba. Ariko iyo urebye ubona Kristo yaremye urukuta runini cyane rw'abanzi, baba ari babandi bagiye, baba ari babanzi be bari basanzwe hirya, baba n'abigishwa be, habonekamo ikintu kinini cyane cy'abamurwanya. Niyo mpamvu iri jambo rivuze ngo ubuzima bwa Kristo bwagiye mu kaga. Yego. Ubuzima bwa Kristo bwagiye mu ngorane. None se ubu bivuze ko umuntu wese navuga ukuri ubwo ubuzima bwose ajya mu kaga? Byanga bikunda. Byanga bikunda. Niyo mpamvu abantu batinya ukuri. Niyo mpamvu abantu batinya ukuri. Iyo uvuze ukuri kugaragara, gufite imirimo, gufite ibikorwa, hahita haboneka abakurwanya. Uburemye abanzi rero, ububyukije abanzi. Nazo ngorane dufite twebwe turahamagarwa mu ijambo ry'Imana, ariko iyo tutangiye kuryigisha no kuribwiriza, hari ingorane n'ibibazo biboneka. Akenshi rero abantu nkatwe b'abapasiteri n'abandi bantu batukurikirana turabikata. Kubikata ni ukuhe rero? Ni ukugabanya kwa kuri kugira ngo tutagerwaho n'akaga. Kuko hano iyo mba Yesu nari kubabwira ntimumbabarire aho ngaho rwose, ntabwo mwabyumvise neza. Ariko we yarababwiye arabaranguriza byose. Ntabwo Yesu yarinjije kuri iyi ngingo, ntabwo kuko yari umuhanuzi, yari azi neza n'ingaruka zizakurikira. Buriya nukurikirana Bibiliya neza uzasanga ko yari abizi neza ko bigomba kubaho. Kuko banagiye ntabwo yababwiye ngo nimugaruke rata nongere mbabwire. Uyu munsi hari n'igihe umupasiteri abwiriza mu rusengero, abantu bagenda n'abasigaye bagashaka kumutera amabuye kubera ko ngo yirukanye abantu mu rusengero kubw'amagambo yavuze. Rero akenshi na kwa kuri yavuga agahita guhindura kugira ngo abone abantu benshi baza mu rusengero. Ese niyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe umuntu aza nko kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo akabwiriza ibintu byiza, ariko hashira igihe akaza avuga ati mwihangane, narakabije, nabivuze ndakaye. Ese burya yagize yatinye kujya mu kaga. Kuko Yesu nukurikirana ntabwo yigeze agaruka kwihohora. Yakomeje umurongo. Reka twumve kuri be yaho murabyumva neza. Bigendekera bite rero abumva bafite imitima ya kamere? Reka twumve Abaroma 16 umurongo wa 17 n'uwa 18. Mwene data dufashe mu gusoma. Abaroma igice cya 16 yego umurongo wa 17 n'uwa 18. Haragira hati, ariko bene data ndabinginga ngo mwirinde abazana ibyo gutandukanya n'ibigusha binyurana n'ibyo mwizera, mubazibukire, kuko abameze batyo atari imbata z'umwami wacu Kristo, ahubwo ari izinda zabo, kandi imitima y'abatagira uburiganya bayohesha amagambo meza n'ibyo kubanezeza. Uribuka ko irya mbere ryo ryari ryatubwiye ngo abo n'ubundi ntago bari abacu. Niyo mpamvu rero nubona uwo muntu usubiye inyuma agenda agoreka anabeshyera ukuri, abo bene data nimubazibukire, nimubatera umugongo, nimubazibukire. Reka twumve mu wifuzwa ibihe byose no ku ipaje 392. Kuvugwa neza no gushimagizwa byari kubanezeza, ariko ntibakire ukuri ndetse ntibifuze no kukumva. Iyo Kristo aza kubashimagiza akabavuga neza byari kubanezeza, ariko bakaba batandukanye n'ukuri. Igihe abantu benshi bamukurikiraga, ubwo yabagaburiraga humvikanye amajwi yo kunesha, maze bitera hejuru bamusingiza. Nyamara ubwo kurondora k'umwuka w'Imana kwerekanaga ibyaha byabo kandi bagasabwa kubireka, bateye ukuri umugongo ntibongera kugendana na Yesu kundi. Mwabyumvise? Igihe abigishwa yabagaburiraga akabaha ibyo kurya bakarya bagahaga, amajwi yateye hejuru bati nihahirwe rwose uje mu izina ry'Uwiteka, baramushima baramusingiza. Ariko atunze urutoki kamere yabo yo kwishyira hejuru n'ubwibone n'ubwirasi, bati uyu mugabo arashaka kuturoha. Bamutera iki? Bamutera umugongo. Reka twumve ingingo se. Uretse abantu batereranye Yesu, nabahe bandi babaye nyambere mu kwifatanya n'abanzi be? Kandi ni gute uku kuyoboka bitavuye ku mutima witanze utizigamye kwagaragajwe? Yohana 6:70 ugeze 71. Yohana 6:70
kugeza 71 haragira hati Yesu arabasubiza ati mbese si jye wabitoranirije uko muri 12 none dore umwe muri mwe ni umwanzi. Ubu yavugaga ni Yuda Isikariyota mwene Simoni, kuko ari we wari ugiye kuzamugambanira, ari umwe muri abo 12. Yego, birumvikana neza yuko bariya bigishwa bamajije kugenda, byahise n'abasigaye basigaye ari inkomere, basigaye bakomeretse, bangiritse mu mitima. Ni nayo mpamvu yagendaga bibabwira ati bamwe muri mwe aturya ibyo kurya byanjye niba umbangiriye umugeri. Birumvikana ko Yesu yari yabonye yuko koko abigishwa bahungabanye kandi benshi banakomeretse. Amagambo reka dusome rero mu wifuzwa ibihe byose ku ipaji ya 719 twumva uko havuga. Amagambo Kristo yavugiye mu rusengero asobanura iby'umutsima w'ubugingo niyo yateye Yuda gufata icyerekezo gishya mu mateka ye. Amaze kubabwira ati mukwiriye kurya umubiri w'umwana w'umuntu mukanywa n'amaraso ye. Abigishwa bagize ubutwari bahise bigendera, ariko abasigaye nabo bahita bakomereka. Yuda ahita afata icyemezo ati ndahasigara, ariko uyu mugabo ntabwo nta kintu azangezaho. Yego, murabyumva. Yabonye ko ubutunzi Kristo yatangaga bwari ubw'iby'umwuka aho kuba ubw'iby'isi. Yabonye ko atarebye kure maze yiyemeza ko Yesu nta cyubahiro yari afite, kandi ko nta myanya y'icyubahiro yari kuzaha abayoboke be. Yiyemeje kutifatanya na Kristo maze atangira kumuvaho. Yahisemo gukomeza kurebera ibya Yesu kure. Yahisemo kwitarura. Guhera icyo gihe yakomeje kugaragaza gushidikanya kwateye urujijo abandi bigishwa. Yabibye intekerezo z'ubuhakanyi kandi ziyobya, maze agakunda gusubira mu magambo yo guhakanya Kristo yavugwaga n'abanditsi hamwe n'abafarisayo. Igihe cyose habonekaga ingorane, ibirushya ndetse n'ibisitaza mu iterambere ry'ubutumwa bwiza, Yuda we yabisobanuraga nk'ibihamya bigaragaza ko ubutumwa butari ubwo kwiringirwa. Mwabyumvise? Aba rero ni abanzi baremwe n'ubutumwa bwa Kristo. Ikibazo Yego, birakomeye. urumva ikibazo ntabwo ikibazo ari ukuba wagiye. Yego, ntabwo bagendeye. Burya na Yuda yaza kugira amahirwe byibura akajyana nabo, ariko hano yasigaranye nawe, ariko yamaze kumuvaho, yamaze kwangirika rwose mu bitekerezo. Ikibazo rero ndimo kwibaza, Yego, twebwe abari hano n'abadukurikiye, yego, n'abandi bazadukurikira nyine ku ikoranabuhanga, ndi kwibaza ngo ese aba bigishwa twigisha tuzemera tubabwize ukuri batwange, cyangwa tuzabasheshenga kugira ngo batatwanga bataducika, inyungu tubatezeho tukazihomba? Nituba se twababwije ukuri tukabona barakomeretse, yego, tuzakomeza kwa kuri cyangwa tuzisubiraho kugira ngo tudahomba abantu? Murabyumva muti? Iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi cyiza kiryoshye. Nk'uko Kristo yabigenje, twavugisha ukuri, twabwiza abantu ukuri, nubwo batwanga, ariko ukuri kukagumana isura yako, kugakomeza kugira umwimerere wako. rero icyo nasubiza mwene data, ubundi byuvuze nibyo dukora. Ni ukuvuga ngo twebwe tugerageza. Ikibazo no kuza mu murimo turashaka kubanza kumenya ndahembwa iki, tukanadiringa tukamenya ndabaho ne. Ntabwo dushaka kubaho nk'uko Yesu yabayeho, ariko Yesu umurimo yadutumye utandukanye twe n'ibyo dutekereza ko dushaka gukora, kumva ko turi bubeho kubera hari ukuntu tugomba kubwizanya ukuri, tukavuga ukuri bone n'ubwo kwatugira ingaruka. Ubundi niwo murimo wa Yesu, ariko ibiri inyuma y'ibyo umurimo wacu ntabwo ari umurimo wa Yesu. Murakoze cyane rero, reka tubashimire muri iki kiganiro ndetse n'abagikurikiye, tubibutsa ko mwakora subscribe mugatanga ibitekerezo
yewe iki cyigisho cyakunezeza ukacyoherereza na mugenzi wawe kugira ngo twese turusheho kurya ku mutsima w'ubugingo. Murakoze, Imana ibahe umugisha na kagaruka ibyigisho byacu. Amen. Amen.